wenyine ni wowe umpa imbaraga uhasha abanzi banjye simugane na hato. Yesu ashimwe. Sahimbazwe. Kadushima Imana igikomeje kuturinda, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Amen. Katwongere dukomereze ahantu twari tugeze, ariko mbere yuko dutangira kadusabe bana bavandimwe bongere bivuge babasuhuze, ubundi duhita dutangira. Yego, Yesu ashimwe. Sahimbazwe. Amazina yanjye nitwa Eritien Mutunzi. Yesu akomeze kuduhana umugisha twese. Amen. Nitwa Niyonzima Eli. Uwiteka ashimirwe kubw'ibi byigisho kandi mukomeze kubizirikana cyane, tubyiteho cyane kugira ngo imbaraga y'Imana irusheho kwigaragaza muri ibi byigisho. Amen. Nanjye nitwa Emeline. Amen. Amen. Nanjye rero nkuko mubizi nitwa Adeline, kandi nabashimira cyane ko turi kumwe. Uwiteka akomeza abahereza umugisha. Amen. Rero kadutangize indirimbo ya 59 turata dusaba Eritien dusengere, ubundi duhita dutangira. Yesu mukunzi wanjye makugundiraho ugumurabusuma n'umugarurwa cyane umishe mukiza we kugeza uhitira unyobora hikinze nukunyizunya kire na bundi buhungiro mwamunyiroko rere nunzibukire rwose komeza ujye undengera wizigire wenyine ni wowe umpa imbaraga uhasha abanzi banjye simugane na hato. Ngushime Mwami Yesu kutagira icyo nyima usindagiza
nzagere ku bugingo. Reka dusenge. Data udukunda, nanone twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza, ubiherwe icyubahiro. amen Tugushimiye kugira neza kwawe kwakomeje kubana na buri muntu wese, tukaba tugeze muri aya masaha tugihumeka kubishimirwa. Amen. Turakwinginze ubwo tugiye guca bugufi kugira ngo twigishe binyuze mu byanditswe byawe byera, ucishe bugufi imitima yacu, Amen. dusukire imbaraga ya Mwuka Wera, kandi ubane natwe. Ijambo ryose turi bwumve ubashe kureramo kugira ngo rikize imitima yacu, kugira ngo ujya munsi niwerekanwa tuzishimire kugusanganira. Amen. Komeza ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yarakoze cyane, Imana imumugisha. amen Ahantu twari twasoreje ubushize, twasoreje aho umukristo yagize agahinda n'ukuntu yari yayobye, yikubita imbere y'amubwirizabutumwa. Noneho icyo gihe umubwirizabutumwa yari ari kumubwira amagambo y'Imana, ari kumubwira nyine uburyo yari yayobye. Noneho dukomereje ahangaha, umubwirizabutumwa aramubwira ati, gira umwete cyane wo kumenya ibyo ngiye kukubwira. Reka nkubwire uwakubeshye uwo ari we, n'uwo yakoherejeho uwo ari we. Uwo mwahuye yitwa Bwenge bw'isi, kandi koko izina ni ryo muntu, kuko aryoherwa n'amagambo y'iyi si gusa. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 4:5. Nicyo gituma ajya mu mudugudu witwa Ngeso Nziza gusengerayo, kandi igituma arushaho gukunda iyo myigishirize ni uko imukiza kurenganywa azira umusaraba. Abagalatiya igice cya 6:12. Kandi kuko ameze atyo, ashaka kugoreka inzira zanjye nubwo ari nziza. Epfo barakomeje baravuga ngo, nuko mu nama yakugiriye ukwiriye kwangamo amagambo 3 cyane. Icya mbere ni uko yakuyobeje. Irya kabiri ni uko yahirimbaniye kukwangisha umusaraba. Irya gatatu ni uko yakuyoboye mu nzira ijya mu mitegekere y'urupfu. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 17. Irya mbere ukwiriye kwanga ko yakuyobeje, kandi nawe ukigaya ko wamwumviye. Ubwo wagenjeje utyo, uba ugaye inama wagiriwe n'Imana, kugira ngo wemere iyo wagiriwe na Bwenge bw'isi. Umwami Yesu yaravuze ati, mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye, niryo rembo nakoherejemo. Kuko irembo rifunganye ni inzira ari ntoya ijya mu bugingo, kandi abayinyuramo ni bake. Matayo igice cya 7:14. Muri iryo rembo rito ni muri iyo nzira, no muri iyo nzira iricamo niho wa munyabyaha yagutesheje asigazaho hato akakuzanira kurimbuka. Noneho wange ko yakuyobeje, nawe wigaye rwose ko wamwumviye. Ahangaha ikintu navugaho gitoya kugira n'abavandimwe turi kumwe nabo bakomeze kugira tubyumve neza. Ahangaha umubwirizabutumwa yaje kubwira mukristo ko yemeye yuko bamuyobye. Ikintu cya mbere agomba kwigaya ni uko yumviye umuntu wari uri kumuyobya kurusha uko yari bwumvire Yesu Kristo. Yemeye guca mu nzira iri buhite umukuraho ibyaha vuba, kandi Kristo yari yamweretse ahantu agomba guca, bya byaha bikamuvaho burundu bya nyabyo, atari byo kwikirisha. Ariko yemera gukurikiza Bwenge bw'isi, kandi Bwenge bw'isi we ibyo yakurikizaga ni ibintu bitaganisha ku musaraba, kuko yumvaga ko umusaraba uri kumucira urubanza. Ikindi akumva ko umusaraba kugera ugereho biramuvunnye, arangije iwe yihimbira izindi nzira. Noneho azihimbye yumva ko na mukristo nawe ko agomba kuzikurikiza kugira ngo aruhuke vuba, ndetse no mu bintu byo muri ubu buzima bye bikomeze. Kuko yarambwiye ati, nugera ahangaho kuri iyo nzu uraza kubona ahantu hari amazu uzagura imwe ugatura. Ubwo rero bivuze ngo nuhatura bizaba binakoroheye kugumana n'umuryango wawe, kuko uzagaragara yuko ukijijwe, ariko nyamara
muri kwa gukizwa kwawe uba uri kumwe n'umuryango ntuwusige. Kandi Yesu Kristo aravuga ngo umuntu nankurikira aziye agomba kwiyanga akanga n'umuryango we kugira nkurikira, agomba gusiga iby'isi byose. Ariko we aramubwira ati rero nukurikiza yino nzira iby'isi uzabibona ubibemo nk'ibisanzwe kandi ugaragara yuko ukiranutse. Ahangaha aranamubwira ati ikintu cya mbere ugomba kwiga yuko wamwumviye. Wanze kunyumvira ushaka kumvira uwo muntu. Nicyo dusabwa kumvira Imana kurusha uko twakumvira abantu, kuko Imana niyo ishobora kutuyobora mu nzira ya nyayo, ariko abantu ashobora kuba yarageze ku kintu kikamunanira noneho agashaka kwitsindishiriza. Sinzi ko hari ikindi kintu mwakongera. Icyo navuga gikomeye ahangaha byo yamubwiye, hari ibintu bitatu yamubwiye bikomeye cyane ahangaha. Hari ibintu bitatu yamubwiye bikomeye cyane akwiriye kwiyitaho. Icya mbere ni uko yari yamuyobeje. Kabiri ni uko yari yamubwiye ati yamwangishije inzira y'umusaraba, yamwangishije ubuntu, aho ubuntu bw'Imana bushobora kuboneka. Gatatu yamuyoboye inzira yerekeza ku rupfu. Inzira yerekeza ku rupfu ni inzira mbi cyane, ni y'akaga, ariko niyo abantu benshi bacamo, ariyo nzira ngari. Mu nzira ya mbere aho yamuyobeje hari amagambo y'Ibyanditswe Byera avuga yuko ngo benshi hazaza inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira niganisha ku rupfu. Ndetse iyo nzira ni inzira ngari. Reka ayo magambo tuyasome. Iyo nzira kandi abayinyuramo ni benshi. Matayo igice cyaho cya 7 hari amagambo ngira ngo masome ku bijyanye n'inzira yamuyoboyemo, kandi inzira iganisha ku rupfu. Inzira rero niyo yangisha abantu benshi ubuntu bw'Imana, niyo yangisha abantu kwegera umusaraba wa Kristo kugira ngo babashe gukira kubwo kwinyuramo. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 aravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu ku kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya ku bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bakeya. Igihe Yesu yavugaga ngo munyure mu irembo rifunganye, ndetse akongera akavuga amagambo avuga ngo utikorera umusaraba ngo nkurikire ntashobora kuba uwanjye. Ikindi ngo udasiga nyina cyangwa umwana we, cyangwa ngo asige umuryango we ngo nkurikire, uwo ntashobora kuba uwanjye. Aho ngaho yavugaga iki? Ni ibintu twamenyereye bya buri munsi mu mibereho yacu, ibintu twagize akamenyero, ibyaha twirunduriramo bya buri munsi. Ibyo nibyo Yesu yavugaga ngo udasiga ibyo byose ku bwanjye ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Nuko rero ubikunda, kuko umukunzi w'iby'isi aba ari umwanzi w'Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero nimba dukunda iby'isi kurenza uko dukunda Imana, tuba tubaye abanzi b'Imana. Niyo mpamvu yemeye inzira ubwenge bw'isi yamuyoboyemo binyuze mu kumukundisha inzira yo kurimbuka, ariyo nzira ngari iganisha abantu ku rupfu, amwangisha inzira igana ku bugingo, ariyo nzira y'ubuntu bw'Imana ikorera mu mitima yacu. Ikindi kintu navuga hano muri iki gitabo cy'umugenzi bagaragaje imyitwarire ndetse n'ibyo abitwa ba bwenge bw'isi bakunda cyane. Hano hari amagambo bavuze ngo uwo mwahuye yitwa bwenge bw'isi, kandi koko izina ni ryo muntu, kuko aryoherwa n'amagambo y'isi gusa. Nicyo gituma ajya mu mudugudu witwa Ngeso Nziza gusengerayo. Kandi igituma arushaho gukunda iyo myigishirize
ni uko imukiza kurenganywa azira umusaraba wa Kristo. Ibyanditswe byera biravuga ngo icyakora abari muri Kristo Yesu bose bazagenza gute? Bazarenganywa bazira kuvuga izina rya Kristo. Bazarenganywa bazira kwakira uwo mucunguzi mu mitima yabo. Ko ibyanditswe byera nanone aho bivuga mu Bagalatiya ngo kandi nk'uko icyo gihe wabyawe n'umwuka yarenganyaga wabyawe n'umubiri yarenganyaga wabyawe n'umwuka, ngo n'ubu niko bikimeze. Ni byinshi ba bwenge bw'isi bahunga bigatuma bihitiramo guca cyangwa se kuyobya abari mu rugendo rugana ku irembo cyangwa se mu nzira y'agakiza. Bakifuza kuba babayobya mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, kugira ngo ibyo nabo ubwabo bahunze kuzabona baramutse bafashe icyemezo cyo kunyura muri ya nzira iy'agakiza, nabo ubwabo batazahura nabyo. Kuko nk'uko Eliya amaze kubivuga, iyi nzira kuyinyuramo bisaba kwitanga. Kunyura muri iyi nzira bisaba gushirika ubwoba mu buryo bwose. Ikindi kandi kunyura muri iyi nzira bisaba kwemera kubabazwa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Akenshi ba bwenge bw'isi kuko barangwa no gukunda iby'isi n'ibibanezeza, iyo batekereje uwo muruho, iyo batekereje ako gahinda, uko kurenganywa, uko gukobwa ndetse n'ibindi byose tubonera muri iyi nzira, bituma bo ubwabo bagira igitekerezo cyitwa kwihangira gukiranuka. Ari nabyo uwitwa bwenge bw'isi yakoresheje ayobya mu Kristo, aramubwira ati ugomba kuboneza muri iyi nzira, hirya hari uragira ahitwa kwa mwikirisha amategeko. Afite umuhungu witwa Mvugo Nziza, avuga neza, arangwa n'imico myiza n'inyangamugayo, ariko muzirikane ni kwa mwikirisha amategeko. Bivuze ko iyi nzira yo kwa bwenge bw'isi ararikira abantu kunyuramo. Ni hahandi usanga umuntu arimo guhabwa inama ivuga ko rwose agomba gukurikiza amategeko y'Imana, kandi ko bishoboka rwose. Ariko reka mbabwire ko ni ibintu bidashoboka kwibwira ko twebwe ubwacu binyuze mu mbaraga zacu hazabaho gukurikiza amategeko y'Imana Yesu Kristo ataratura mu bugingo bwacu. Bivuze ngo iyi nzira mu Kristo yari arimo kunyuramo yagombaga kumushoboza gukurikiza amategeko y'Imana. Bwenge bw'isi yari aho hafi kugira ngo amuyobye, kubera akazi ko wenda nubwo muri iyi nzira harimo ibyo birusha ndetse no kwanga bya bindi twakundaga. Wenda bwenge bw'isi birumvikana nako kantu ashobora kuba kazi, ariko akanga kugatindaho kubera ko iyi nzira ibanzirizwa no kubabazwa no kurushwa n'ibindi. Ntago atinda ku ngororano z'abera. Bwenge bw'isi aho hantu ntago ajya hatinda cyane, ahubwo atinda ku bibanza. Umuntu iyo yatangiye urugendo rwa gikristo binyuze mu kwemera Kristo, agatura mu bugingo bwe, hanyuma agatandukana na bimwe yakundaga, hanyuma agatangira nyine iyo nzira irimo imibabaro, irimo kurenganywa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Muri make tudatinze, bwenge bw'isi ikimuranga ni uko we yumva ko rwose inzira ya bugufi itazamugeza ku musaraba, kuko umubwirizabutumwa yabwiye mu Kristo aramubwira ati ikindi kintu kiranga
ubwenge bw'isi, kiri mu byo yakubwiye ndetse kiri mu byifuzo bye kuri wowe. Ni uko yashakaga kukwangisha umusaraba. Muri make bo bakunda inzira za bugufi. Murakoze cyane. Ahangaha barakomeje baravuga ngo irya kabiri ukwiye kwanga ko yahirimbaniye kukwangisha umusaraba kuko wategetswe kuwukunda ukakurutira ubutunzi babitse bwose. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 25 ukageza kuri 26. Kandi umwami w'icyubahiro yakubwiye yuko ushaka gukiza ubugingo bwe azabubura, kandi yuko umukurikira ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo adashobora kuba umwigishwa we. Matayo igice cya 10 umurongo wa 39 na Luka igice cya 14 umurongo wa 26. Ibyo iyo ukuri yavuze yuko utabasha kubona ubugingo utabifite. Ibyo ngibyo twasanga muri Matayo no muri Luka. Umuntu yakoshya ate yuko bikuzanira urupfu? Iyo myigishirize nayo ukwiriye kuyanga urunuka. Irya gatatu ukwiriye kwanga ko yakuyoboye inzira ijya kugabura kuzana urupfu. Nicyo gituma ukwiriye kwitegereza uwo yakoherejeho, ukamenya ko adashobora na hato gukiza umutwaro wawe. Uwo yakoherejeho ngo akuruhure witwa mwikirisha amategeko ntabasha gukiza umutwaro wawe. Nta muntu n'umwe yigeze gukuraho umutwaro, kandi ntawe ateze kuzawukuraho. Ntimubasha gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko iyo mirimo itabasha gukuzaho umuntu wese umutwaro we. Nuko rero ubwenge bw'isi si uwo mu bwoko bw'Imana, kandi mwikirisha amategeko ni umuriganya. Kandi umwana w'imvugo nziza nubwo amwenyura ni indyarya gusa, ntabasha kugufasha. Kandi nta kindi wabaririwe inkuru yabo bapfapfa, keretse kugira ngo uyobye inzira nari nkuyoboye, ukuzweho agakiza kawe n'ubwo buriganya. Maze umubwirizabutumwa ahamagara ijuru guhamya ibyo avuze. Uwo mwanya kuri uwo musozi Mukristo yari ahagaze munsi hava amagambo n'umuriro. Atinya cyane, umusatsi umuva ku mutwe. Aya magambo ni aya ngo: abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe ngo abikore. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 10. Hano hari amagambo akomeye cyane agaragaza uburyo amategeko ni meza, nk'uko mu Baroma igice cya 7 batubwira ngo amategeko ni meza. Mbese ngo icyo cyiza reka tuyasome twumve ukuntu hatubwira naho. Mbese ngo icyo cyiza cyazaniye urupfu? Oya, ngo ahubwo icyaha ngo nicyo cyaruzanye. Rero amategeko ni umushorera niko n'ubundi no mu Bagalatiya babivuze, ni umushorera utugeza kuri Kristo. Ariko amategeko ubwayo ntabwo akuraho icyaha, ahubwo atwereka yuko turi abo gupfa, turi abanyabyaha, turi abo kurimbuka. Akatwereka yuko nta handi dushobora gukirira, maze akadushorera atwereka yuko ku musaraba wa Kristo ariho dushobora kurokera honyine. Wasoma mu Baroma igice cyaho cya 7 umurongo wa 12. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 12 havuga gute? Baravuga ngo noneho amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu ntibikabeho, ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse, kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko,
cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu ngo amategeko agaragaze uburyo icyaha ari kibi bikabije. yewe impamvu y'aya magambo amategeko ni meza ndetse atwifuriza gukora ibyiza, ariko kubera icyaha amategeko aciraho iteka iki? aciraho iteka icyaha. noneho icyaha gikoresha amategeko kugira ngo kigaragare neza ko hari kibi koko. Kugira ngo icyaha kigaragare ko hari kibi koko hagomba kugaragara amategeko. niyo mpamvu umuntu uhirimbanira imirimo itegetswe n'amategeko, ibyanditswe bya twasomye neza yuko ngo avumwe imirimo itegetswe n'amategeko, kuko bose ni abanyabyaha. umuntu w'umunyabyaha uhirimbanira imirimo itegetswe n'amategeko ni ikivume, kuko bitanashoboka ko ashobora gukurikiza amategeko ari mu ijambo ry'Imana. impamvu ni iyi: Abaroma igice cyaho cya 8 umurongo wa 7 n'uwa 8 niho havuga ayo magambo akomeye cyane agaragaza uburyo abantu, umuntu wa kamere adashobora kumvira iby'amategeko y'Imana asaba cyangwa ngo ayubahe. umurongo wa 7 aravuga ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. umurongo wa 8 aravuga gute? Aravuga ngo yego, erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. yego, abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. kugira ngo tunezeze Imana, kugira ngo umuntu akore ibyo amategeko asaba, tugomba kuba mu butware bw'umwuka. kugira ngo dushobore kunezeza Imana tugomba kugendera mu nzira Uwiteka tuyoboye. iyo nzira ninde? Yesu niwe nzira n'ukuri ndetse n'iki? ntawe ujya kwa Data atagenze ute? atamujyanye. igihe cyose tujyanwa mu nzira n'ibyo twiyumvamo, tutajyanywe mu nzira Uwiteka tuyoboyemo, atukwereka inzira itwerekeza mu bwami bw'Imana ariyo Yesu Kristo. kandi Yesu Kristo nk'uko tuzayibona ni nawe rembo. yego, ni nawe rembo. nubwo tuzabigeraho ntabwo nabivuga byinshi kuko tuzabigeraho. Kristo niwe rembo, kandi uca muri iryo rembo aba afite iki? ubugingo. niyo mpamvu Yesu Uwiteka yabwiye Abisirayeli, mundemere ubuturo bwera nturi hagati muri mwe. ubuturo bwera bugaragaza Yesu, kandi Yesu kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntabwo wagombaga kujya guhabwa imbaraga cyangwa ubugingo adaciye muri iryo rembo, adaciye muri iryo rembo rigana ari ryo Kristo. wenda nsomye ku bijyanye n'amategeko n'ubundi ku gice cyaho igice cya 5 cya 3 cy'Abaroma ku murongo wa 20, twumve icyo amategeko amaze, kuko twabonye umuntu ntatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'iki? n'amategeko. baravuze gute? umurongo wa 20 baravuze ngo w'igice cya 3 cy'Abaroma hari amagambo avuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. amategeko amenyekanisha iki? icyaha. ntabwo amategeko akuraho icyaha, ahubwo atumenyesha yuko turi abanyabyaha. niyo mpamvu amaze gusobanukirwa yuko ari umunyabyaha mu Kristo, yavuye mu mudugudu w'irimbukiro. barakoze cyane soze, kuko tuzahita tugera ku irembo. ibintu bijyanye n'amategeko ndumva bisobanukiwe cyane. mbere y'uko dushaka gukurikiza amategeko tugomba gushaka Kristo, kuko niwe uzadushoboza gukurikiza ayo mategeko. noneho ahangaha umukristo amaze kumva ibyo, nuko umukristo ariheba ko ari bupfe, arataka cyane avuma igihe yahuriye na bwenge bw'isi, yigaya cyane ko yamwumviye
akorwa n'isoni yibutse yuko amagambo ye akurikije kamere y'umuntu gusa. Yashoboye kumutesha inzira itunganye, maze arongera abaza umubwirizabutumwa ati, utekereza ute? Ndacyafite ibyiringiro byo gukira? Nakwemererwa gusubira mu nzira nziza nkajya kuri rya rembo? Simpejeshwe n'icyaha cyanjye, nkagaruka n'isoni nihaniye kuko numviye wa mugabo, ariko icyaha cyanjye cyababarirwa? Umubwirizabutumwa aramusubiza ati, icyaha cyawe kirakomeye cyane kuko kirimo ibibi bibiri. Wayobye inzira nziza kandi uca mu nzira ibuzanwa, ariko umukumirizi w'irembo ari bukwakire. Kuko akunda abantu. Icyakora wirinde utongera kuyoba ukarimbuka mu nzira yawe, kuko umujinya we ukongezwa vuba. Zaburi ya 2:12. Nuko Mukristo atangira gusubirayo. Umubwirizabutumwa aramusoma, aramumwenyurira, amusezeraho ati, ku Mana. Sashimwe. Rero dusanze nubwo byagenze gutyo, Yesu nta na rimwe aduta mu nzira cyangwa se ngo adute kubera ko twataye inzira, ahubwo buri gihe atera intambwe yo kudushaka, nk'ukuntu yabigenje muri Edeni bakimara gucumura. N'ubundi yateye intambwe agaruka kumushaka, niko yateye n'intambwe aza kudupfira kugira ngo dukire icyaha. Rero mu nzira, niba wisanze ahangaha warayobye, ikintu ufite gukora ni ugusenga gusa, ugatabaza Yesu kuko we arahari, ntabwo ari kure yacu. Rero kadusoreze n'ahangaha, dusabe Imana kugira ngo ibi bintu ukomeze bitwumvishe muri twebwe, dukomeze gusobanukirwa, kuko urunguru ni rwo rugendo rwa nyarwo rw'umukristo. Rero kadusabe Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Kadusoze n'indirimbo ya 21, turaza dusaba dusengere, ivuga ngo ndegera umusaraba. Ndegera umusaraba, naniwe nyenyemumye, singira icyo nitaho, rwose nshaka gukizwa, mwami ndakwizigira, mukiza wanjye mwiza, ndicuza imbere yawe, mwami Yesu unkiza ubu, nakwifujije kera, byambabazwa n'ibyaha, Yesu ambwira neza ati, ngukize ibicumuro, mwami ndakwizigira, mukiza wanjye mwiza, ndicuza imbere yawe, mwami Yesu unkiza ubu, ubu ndakwihereje, simbuzwa n'idiyisi, mbuwawe rwose mwami, nguhaye byanjye byose, mwami ndakwizigira, mukiza wanjye mwiza, ndicuza imbere yawe, mwami Yesu unkiza ubu, ndiringira ibyo uvuga,
wamviriye amaraso ubundi cuza cyane bambanye n'umukiza mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza ndicuzi mbere yawe mwami Yesu unkiza ubu ndiringira ibyo uvuga wamviriye amaraso ubundi cuza cyane mbambanye n'umukiza mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza ndicuzi imbere yawe mwami Yesu unkiza ubu nezezwa nuko nkize Yesu ni unkomeza nta nenge nsigaranye mpitami cyubahiro mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza ndicuzi mbere yawe mwami Yesu unkiza ubu. dusenge. Data wa twese mwungere ubugingo bwacu turagushimye nyagasani habwa icyubahiro. Amen. Ducishirije bugufi imitima yacu kugira ngo habwe icyubahiro. Amen. Utweretse neza yuko nubwo umuntu ashobora kuyoba agata inzira, utweretse neza yuko ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ari wowe utwereka inzira dukwiriye guca. Izina ryawe nishimwe. Amen. Turakwiragije kugira ngo imbaraga yawe ituma duca mu nzira zawe, tunyura mu nzira utuyoboyemo, aba ari wowe mwami udukoreshereza kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Binyuze muri Bibiliya ijambo ryawe ryahumetswe nawe, turusheho gusobanukirwa n'inzira y'agakiza, maze izina ryawe rishimwe. Tugusabye mwuka wera kugira ngo atuyoboye, kandi abazakurikira iki cyigisho tubasabiye umugisha. Turakwiragije cyane kugira ngo uzakoreshe imbaraga yawe kugira ngo umwuka wera abararikire kugendera mu bushake bwawe, kandi ubuntu bwawe buzasage mu mitima yabo kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.